se reba izi nkweto zanjye ukuntu zisa koko mfite umwana w'umusore handebera abadi ubu kuba yafata inkweto akazimpanagura ni ibintu nabyo biba byamunaniye se nanjye ngo narabyaye rero ese kuri kwitonganya habaye iki wa mugabo none se iyo ubona ndi kwihanagurira inkweto ya masaha ejo ntabwo navuye mu kazi nkazi uriya muhungu wawe ngazimpanagurire nurebe ukuntu yazibitse zisa ngaho zarenze guhanagurira wahora n'iki ko yagiye mu gitondo saa 12 ubu saa 9 zigiye kugera ataraza yagiye mu gitondo agiye hehe ngagiye gutashya ugiye simbizi uriya muhungu wawe ubu se bibaye sanga ubu ngubu nyine ndikubwira ko saa 12 zigeze saa 9 ntago araza ngo agiye gutashya ariko nitwe twabyaye abakobwa bakowe none se ubu ngubu yageze amasaha umwana yagiye gutashya arumva izo nkwi ziri guteka ibiryo cyangwa yagize nizo turi bushigishije ikigaga yewe simbizi wagira ngo icyabyawe nanjye kiragiye igihugu cyawe ariko uriya mwana wawe rero jye mbona afite umuntu yakurikije muri twebwe ubwo ninde ubwo se ntiyakurikije sekuru reka reka yakurikije se wabo se reka reka ubwo rero yakurikije nyirakuru aha reka reka none se urumva yakurikije nde wa mugore Manwa rero washoje gutashya nagwije sagwa nigeze nanatangira sha kubera iki se kuba nambaye agatisheti kanje kumweru none se sha byange bwibwira papa ko nabonye agira amahane nta kintu ari bwirwa mbaza kuko nawe azikeje wundi yambujije kwigira ku gasima kandi ikindi cyo wabonye ko papa tsigaye murusha n'imbaraga yego sha menye ko naratugura ukore ngo rusumba izose nage jondo wabonye papa garapura garafure kandi ubizi yarize na kungufu ibyo nimba imureba sha ibyo senge byankanga sha ubwo nanjye nkubise nakibaza turadusobanurirwa nishyura icyo tumariye noneho sha reka nze ngo ibyo namukorera ahubwo se ko wagira ngo yakurikije wowe wa mugabo reka da uzi ko genda nta najyaga gumamare amasaha arenze amasaha arenze 2 ntago wazaga iwacu kamara iminsi irenze n'ibiri niko karimo kwasoba ubwo sandi ho wamaraga igihe kingana gute nimbe nawaza ariko rero wa mugore reka tureke gukina ahubwo akazire kambe nkaretse reka tujye kuri nge kureba uriya mwana da ahubwo nyari kugenda undebera umuhungu muze reka ngende murebe izo nkweto nushaka kubuziretse benzihore se uragenda ryana urahita ubyihorera kugenda nuko sha hano ndi hanyerera uzimagaze nkaho ngaho uhagaze reka nze magusanga mbikwereka uko nabikora yasho nibyo cyamwereka I don't want peace. ariko ubundi kwizamba bareka rwa nge ngakwereka ibyo namukora ndamutse mufashe ko se ubundi manu urashaka kurwana nanjye byo wize karate natankwice nge meze nka garafure wize karate gose ubukaba rero kumbwira ngo iki gose papa yakubise garafure wawe gute yarize karate noneho papa wanashaje izo karate zanyu rekana nakure kutanangwaho ubundi waduce nge nawe tukabireba kandi nakubwiye ngo utangwaho ariko ubundi reka tubikore God have mercy upon us. Yenda shaka kwanangiza abantu barwanira mu mashyamba ubu ninde wababwiye ko iyo bagiye mu biruhuko baba bagiye kurwana cyase cya gihungu cyanjye bati I want problems. niko Manuel we nyina none harakica ariko se ntararenda ngishyira nyina nanjye ubwanjye wakiyicira Manuel we kwizera kawereka none mwe nakubwiraga nize Jesus. mwe ronye si bya wize waragenda ariko urashaka no kuzankubita mama Manu ye mama Manu ngwino hano nkwereke sikorumvuje witonganya dore nguyu musore wawe ndamukuzaniye nuko aratahusa avuye mu kazi Manu narakwibyariye vanjya kwambarira ikabutura papa bankubite hoshi tugende have batanyicira umwana da have batanyicira umwana da